umushumba Aniseti Karameri. Nashatse ko tuganira kuri iki kintu turi kumwe n'abapastori bagenzi bacu dufatanije uno murimo. Bamwe na bamwe bafite ibintu byinshi bagiye bibaza ku bintu bagiye babona. Ntekereza ko nawe wabonye ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Hari umwana wawe witwa Moses, abantu benshi bamenye kubera kumurika ibintu by'imideli. Ni umwana warugeze ku rwego rushimishije abifashijwemo n'igihugu. Yego. IPRC yagiye afashwa n'igihugu kugeza ubwo ageze mu Butaliyani, kuri bije y'igihugu akorerwa buri kimwe cyose. Nyuma yaho araza akorera mu gihugu, hari motivasiyo leta yagiye imuha, yagiye kwita izina ingagi. Leta yakoze buri kimwe cyose kugira ngo izamure izina ry'umwana kugeza uyu munsi. Ni umwana wari uri ku rwego rushimishije mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye n'ubwenge, ari leta imusunika. Ndatekereza ko nubwo harimo nawe uruhare rwawe nk'umwana, ariko urwego yari ariho ntekereza ko atagukesha umuntu wamuhaye n'imbaraga za leta. Ibyo ni ukuri kuzuye. Ariko muri iki gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Moses yavuze amagambo akomeye ku itariki 12 z'ukwa kane umwaka wa 2025 akoresheje urukuta rwe akunze kunyuzaho amakuru. Arandika avuga amagambo ateye agahinda n'isoni, amenasa umukuru w'igihugu, amenasa famiye ye, amenasa inkotanyi, avuga ko zihora yuko zaguhohoteye ubwo wari ufunze, avuga yuko ngo yaje kugusura. Ko yakubiswe icyo gihe, avuga ko ari impamvu we n'umuryango we banga inkotanyi, banga perezida wa Repubulika Paul Kagame, banga iki. Ariko wareba igihe avuzemo ayo magambo ugasanga abantu barabihuza n'ingengabitekerezo ya jenoside kuko bivuze mu gihe cyo kwibuka. Byatumye rero abantu benshi bibaza kuri ibyo bintu, kugira ngo nawe wagiye ukurikira imbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru byinshi bitandukanye byo mu Rwanda no hanze, bagenda bibaza kuri uwo mwana ese imeze iki. Hari n'abatatinye kuvuga amatese wa mwana uha amata akabura amaraso. Abandi aho abanyabitekerezo iri mu muryango wose bakaba banga leta, banga inkotanyi, banga umukuru w'igihugu, cyangwa n'ingengabitekerezo yiteye kwishyiga. Ntabwo abantu babyumva, ariko abandi bakahuzura ibintu n'umuryango umwana avukamo. Umwana uvuga kwa paseri ese byize bite? Famiye ya paseri burya nayo itera gutya, igira ingengabitekerezo iri kuri uru rwego. Mu by'ukuri ubusanzwe ihohoterwa wakorewe n'inkotanyi bituma umwana wawe amenasa umugaba w'ikinganye ku rwego Repubulika cyangwa se inkotanyi. Bimeze gute byarize guhohoterwa uwo mwana avuga. Mbere y'uko ndivugaho ndagira ngo mbabwire ko umubyeyi aryama uko ashaka ariko ntabyara uko ashaka. Uwo mwana mu burere twamuhaye hamwe n'abana bavukana mu muryango wacu ntabwo harimo kwanga, mbega nta vangura nta riba mu muryango wacu, uburyo twari kumutoza iyo mico. Ibyuko ibyo byose yanditse avuga ko nahohotewe igihe nari mfunze. Gufungwa kuko byarabaye igihe cy'amezi 4 mu mwaka w'1999. Ni muri bya bihe n'umuntu ukwanga gusa yatungaga urutoki bakagufata, ariko ubuyobozi bumaze gushishoza usanga ko
ibyo bandegaga ntanamenye atari byo. Hanyuma mu bushishozi bw'inzego zariho icyo gihe bafata icyemezo cyo kundekura ndataha. Ibyo by'isura rero avuga, icyo nibuka ni uko mama we yazanye kunsura ari bashiki be bakuru bakurikirana, uw'imfura n'umukurikira, baje mu gihe bitandukanye. We rero ashobora kuba ari amakuru yenda bamuganirije nk'abana, ko mu gihe cy'isura babona abantu bahabwa iminota mike cyane, ko hari n'igihe umuntu yinjira asubiye mu gihome ataganiriye bihagije n'abaje kumusura. Rero yavuga ko nahohotewe n'inkotanyi, bakankubita cyangwa bakamukubita yaje kusura. Ibyo nta byabayeho, nta hohoterwa nzi rwose, ahubwo ngiye nishimira ko icyo gihe mu bushishozi bw'inzego zariho babonye akarengane kanjye, bagafata icyemezo cyo kundekura bitanatinze. Rero urashaka uciye mu ijambo, urashaka kuvuga ko ibintu Moses arimo kuvuga ari ibinyoma? Ibyo avuga ni ibinyoma rwose, ntaho bihuriye n'ukuri. Nta hohoterwa ry'inkotanyi twagiriwe kugeza n'ubu, ntaryo tubona. Uretse gatoya, Pastor Claude urimo uranyumva? Ndakumva neza cyane, 5-5 Anastasi. Ngira ngo umushumba wamwumvise, umushumba mugenzi wawe, sinzi niba hari icyo wamubaza, kuko yasubiramo amazina yiwe akayivugira ku giti cye, kuko igihe yavugaga jewe ntabwo nari bwajye ku murongo neza. Mushumba muraho neza? Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Mushumba nitwa Pastor Claude Niyonzima, nkaba ndi pasitoro, ariko kandi mu buzima busanzwe ndi influencer wa channel yitwa Ikaze TV Rwanda. Nkora inkuru z'ubuvugizi, inkuru izigezweho, izirwanya abantu barwanya igihugu, igarasha cyangwa se abantu bose bashobora gusebya igihugu cy'u Rwanda muri rusange, kuko twe nitwe tukibamo, nitwe tukiri imbere, nitwe tuzi ibigikorerwamo. Hari abakivuga rero batakizi, bagira hanze bakagisebya, ndetse n'iziyobokamana, isesengura mu by'iyobokamana byose turazikora. Hanyuma nanjye ubwanjye nari nagutekerejeho byinshi, wababwira abagukurikiranye kugira ngo hanyuma ngire ibyo mwibariza mu byinshi. Murakoze cyane. Nitwa Nsabimana Aniseti. Nsabimana Aniseti. Tumaze kumenyekana Nyamasheke, Kajongo, rwa Kagaju. Yego. Ndi umushumba mu itorero rya ADEPR uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Komera. Mushumba Aniseti, hashize iminsi itari mike ubwo twabonaga umuhungu wawe Moses Twahirwa, wari ufite kampani ya Motion yo gukora imyenda. Ni umuntu wagize amahirwe muri iki gihugu cy'u Rwanda kumva ko yatoranwa akandika umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi batandukanye b'igihugu cy'u Rwanda. Benshi muri bo ndetse harimo umunyamakuru w'ikinyamakuru cya TV1 na Radio 1, Kenisi, cyangwa se ni Kenisi, ayandi mazina si ngombwa, Kenisi ni izina rizwi, aho yanavuze ati jewe kuva Moses yakora biriya bintu bisa gutyo, kandi yabivugaga mu myaka yatambutse, ntabwo ari muri iki gihe. Ati n'ishati ye rwose ngiye kuyitwika, ati kuko n'ubu nayikuburira numva twajya duhura yambaye bikambabaza cyane. Ati umwana twari tuzi ko agiye kwizamura, azamutse agiye gukorera igihugu, natwe tukamuha amafaranga agatanga imisoro, none atangiye kwijya gutyo. Ni uburyo yari yatangiye ibyo wamuvugagaho ubutinganyi. Ubundi Moses avuga ko wamubatije, niwe wamubatije koko mu itorero rya ADEPR? Igihe avuga nyine yabatirijwe,
nari nyiri umupasitori nyine uri mu mirimo. Yego. Mubyeyi yavuze ati bakavuga ni mu Kinyarwanda ngo zitukwamo nkuru kandi ngo irya ikibi irakirigata, abandi bakavugira bati nta muryango ubura ikigoryi. Iryo jambo narikoresheje ku Ikaze TV ku munsi w'ejo, ndavuga ni nta muryango ubura ikigoryi. Ibigori bishobora kwera bikaba ibigori byiza, ariko hari agakoko kagira mu bigori kakitwa nkongwa. Moses aragira ati ubwo yari afite imyaka 6 papa we yari afunze ari wowe Aniseti, ajya icyangugu Kamembe kuri gereza gusura papa we Aniseti ari wowe, ntabwo amazina yari yayamuhishe neza yakirimo. Avuga yuko ngo yajyanye na mama we afite imyaka 6. Avuga ko yazi Inkotanyi kuva afite imyaka 6, ubwo yajyanaga na mama we gusura papa we afunze. Inkotanyi zaramufunze. Nyuma yaho mu gihe papa mu batanga iminota mike igihe yakagusuhuje gusuhuza umwana wawe Moses, Inkotanyi gukubita ikibuno, hanyuma ngo iminota irangiye bitugenda ngo ndagenda gatangira ngo akavuga yuko ngo hari umututsi waba wararokoye warakijije, hanyuma uwo mututsi warokoye ariko ngo akaba mwene wanyu wakoze jenoside yakorewe abatutsi, wishe abatutsi. Ibyo rero we Moses akavuga yuko ngo yanga Kagame akanga n'inkotanyi zose muri rusange. Yavuze inkotanyi zose muri rusange akavuga ko yanga Kagame. Ubwo mu yandi magambo inkotanyi z'abatutsi, inkotanyi z'abahutu, nk'uko byavuye kera hari amoko turi muri ndi umunyarwanda, bivuze yanga abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Iyo wumvise ijambo nk'iryo bitangazwa n'umwana wibyariye mu maraso yawe, utari se wabo, utari nyirarume, aho uri papa we mu maraso wibyariye n'umudamu mwashakanye, ubyakira ute? Ibyo byose yagiye akora anavuga no mu nkoranyambaga zagiye zibanza, hari ibyo yagiye avuga birimo ibinyoma, hari ibyo avuga yakoze kandi ataranabikoze, urugero nko kwiyita umugore, ibintu nk'ibyo. Ubwo ibyo by'icyangugu yabishyizemo, avuga ko ahohotewe, ariko bose bose ntabwo ageze mu hohoterwa n'inkotanyi. Umwanya washize n'ibyo nkomeje kuvuga kandi niko kuri kwanjye. Aho nari ngereje bavuga ko kuva muri segonderi gukomeza kaminuza i Kigali, ubwo bavuye muri segonderi Butare kugera mu Butaliyani, aho hose yagiye yiga ni ku mahirwe igihugu cyamuhaye, ariyo mahirwe y'umuryango. Ariko nubwo bimeze bityo, ubwo urumva ko hano mu rugo duherukana kera mu buryo bwo kubana igihe kinini nk'umwana mu rugo. Ni ukuvuga ko rero kubera uko kuba iyo hose ndetse na nyuma yatangiye ubwo buhanzi n'ibikorwa bye, aho yagiye akorera ni umuntu utagira inzu, arahakorera, ari n'aho acuruza, ari n'aho ataha, kugenda akodesha, hari n'igihe tutamenya n'ahantu ari. Ibyo mu mujyi namwe murabizi, aho usize umuntu none ariyo agaruka hashize nk'amezi 6 cyangwa umwaka, ugasanga haravuye gutyo, ntuhamusange. Ubwo rero ibyo byose ntekereza ko ibyo agenda atangaza natwe byaratubabaje cyane, kumva adukururira muri ibyo bintu by'imitekerereze ye nayo. Rero ashobora kuba ibyo yakoze ari ibyo avana mu bo bagiye babana cyangwa babana aho hose agenda anyura
abantu b'igihugu cyangwa se mu rubyiruko rundi bahura nabo, cyangwa akaba ari ibyo bimuza mu mutwe bitewe no kuba yenda yanyoye ibiyobyabwenge. Rero iyo umuntu yanyoye ibiyobyabwenge ashobora kuba akagaragara imbere y'abantu ariko wiyumvamo ko ari mu yindi si. bivuga ngo hari abapfuye bahagaze. Uko kuba mu yindi si rero bigatuma ahanga. Mushumba urimo uranyumva? Wihanganira gatoya, ndashaka kubaza ibyo byose umuntu yanywa ibiyobyabwenge, yanywa inzoga, yanywa urumogi, ariko Moses ni umuntu wize, ndetse ntabwo mbizi neza, nta gihamya mfite, ariko bamwe bavuga ko yanakoze amasazi. Umuntu ufite masazi, ufite abantu basangira inzoga, ufite abakorege, ufite kampani irimo abakozi benshi akoresha, ugenda amahanga, n'ejo bundi afite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo ni imurikagurisha hari, ariko hari ibikorwa arimo gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubona ari impamvu ajya guhagurutsa amagambo nk'ariya, akayahagurutsa ku mukuru w'igihugu mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, akayahagurutsa ku ngabo z'igihugu. Biriya bintu utekereza ko byaba biterwa n'Abanyarwanda muri rusange? Iyo avuze inkotanyi zose ni Abanyarwanda, twese turi inkotanyi. Korode rindira gatoya. Umubyeyi burya ubyara umwana, ariko ukamenya imbaraga nkeya ze n'imbaraga nyinshi ze, ukamenya ubugoryi bwe, ukamenya ibyo akora, impamvu yabyo. Wowe iyo witegereje amabyiruka ya Moses, ibigara abamo, uko abayeho, ubona ari iyihe mpamvu ahagurutsa ikintu nka kiriya, ntagihagurutse ku basivile, akagihagurutsa ku mugaba w'ikirenga, akagihagurutsa ku ngabo z'igihugu? Ubona biterwa n'iki? Noneho akanagihagurutsa ariko habayeho igikorwa nk'iki cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ko mbibona, ntekereza ko biterwa n'ibigare bitandukanye yagiye abamo, cyangwa n'ubu yabagamo, cyangwa arimo, kubera ko kuba muri ibyo bigare bikaba ari nabyo bimutera kugira indi mitekerereze ituma atibuka amahirwe igihugu cyamuhaye, nk'uko twabivugaga mu kanya. Ibyo rero no kubikora mu bihe nk'ibi, mu gihe twebwe turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside muri 1994, kubera iyo mitekerereze no kuba ntekereza ko ibyo yaba bikora yanyoye ibiyobyabwenge, ntashobora kubona ko turi muri icyo gihe, kuko aba ari mu bitekerezo bye, aba ari mu yindi si. Hari abavuga yuko ashobora kuba yakuye amafaranga n'abantu barwanya Leta y'u Rwanda kugira ngo akore ibyo bintu mu gihe nk'iki ngiki. Ibyo byo ubyumva gute? Ibyo iyo abantu bakora za analize, habonetse inkuru zigomba kuvugwaho, hari igihe baba bavuga ibyo bafitiye amakuru, cyangwa ari ibyo bakeka, ariko ku ruhande rwacu umuryango, twebwe ibyo ntabyo tuzi, kuko nk'uko maze kubivuga mu kanya, aho hose niyakorera, n'abo bagenda bahura nabo, n'abakoresha n'abahura nawe, ntabwo tuba duherukanye, ntitubana, ntitumenya ibyo. Tujya kumva natwe tugatungurwa n'ibintu bibabaje, biteye agahinda abakoze nk'uko. Rwose ku ruhande rwacu uwo mwana ntabwo twifatanije nawe muri iyo mitekerereze n'ibyo yagiye akora. Aimable urimo uranyumva? Ndabumva neza. Umushumba
nta kintu wamubaza wowe nk'umuntu w'umunyamakuru w'inararibonye ko nzi ko nawe wakurikiranye ibi bintu nta kintu ufite kuba gusoma ngewe nk'icyo namubaza ni umuntu reka mbijyane wenda n'indangagaciro za Kristo mwajye mumubaza cyane ibijyanye n'uburere wenda mboneragihugu nk'uko twabwize kera ariko nka pasiteri ese we nkawe igihe baherukana akiri umwana kubera ko baravuga ngo uburere buruta ubuvuke nkawe nka pasiteri igihe yabanaga nawe uburyo yamutozaga uburyo yamwigishije indangagaciro z'ubunyarwanda uburyo yamwigishije indangagaciro za Kristo ese abona impamvu yaba yaratumye Moses wakuriye mu rugo rw'umushumba impamvu yatumye ahinduka akagera naho twavuga yihakana igihugu cyamwibarutse basi ubona ari iyihe mpamvu mbona n'ubundi nayivuze mu mwanya ndongera kuyisubiramo twebwe ibihe twabanye nawe twavuze ko ari ibihe bike cyane akiga muri primaire nubwo mu biruhuko avuye muri segonderi yazaga mu gahe gato ariko urumva aho kuva icyo gihe aho yagiye anyura hose ari ukwiga ari n'ibyo akora by'ubuhanzi ntabwo umuryango duherukana nawe ku buryo twamuha ubundi burere ku buryo ahubwo ibiri muri we n'ibyo akura mu bo bahura kenshi banabana kandi muri abo ngabo ntekereza ko cyane cyane aho yagiye yiga n'aho yirirwa n'abo bahura nabo yaba yaragiye mu kigare kibi ari nacyo cyatumye anywa ibiyobyabwenge akaba ari byo bimutera iriya myifatire imeze kuriya pasiteri nawe uciye mu ijambo wenda mu mabyiruka ya Moses mu buto bwe wenda icyo gihe mwabanaga muri primaire mumutoza yari muntu ki kugira ngo wenda tuvuge ko ashobora kuba wenda ubwo burere bubi yaba yarahuye nabwo ageze hanze wenda y'igihugu cy'u Rwanda agahura n'izo nyangarwanda akaba ariyo mpamvu yaba yarahindutse tubwire wenda gakeya mu mabyiruka ye amabyiruka ye yabyirutse neza nk'abandi bana ndetse gusengera abana n'abandi bana mu nyigisho zabo n'ubusanzwe ndetse anaririmba mu bana umweru n'igihe kigeze tubona ko akwiriye kubatizwa twabonaga ari umwana ugororotse w'imico myiza rwose ndetse w'intangarugero mu muryango hitamo utuntu tw'utumoteri niwe wahitagamo uko tubadodeshereza ubona ari umwana mwiza rwose rero ibyaje guhinduka nyuma natwe byaradutunguye byaje guhinduka nyuma byaje guhinduka aho atakiba mu muryango amaze kugira imyaka y'ubukure ku buryo yigenga akaba aho ashatse agakora imirimo yihitiyemo akaba ahantu yihitiyemo akabana n'abo yihitiyemo rero impinduka zaje nyuma pase urakoze cyane mukecuru sinzi nimba arimo kutwumva pase anasta hari icyo nshaka kubaza muze avuga yuko Moses yakuze ari umwana mwiza ariko ndimo ndasoma zino ngingo ziwe yitangira avuga ngo nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro ingingo ya mbere iragira iti inkotanyi zafuze data pasiteri zimuziza ubusa ingingo ya kabiri aragira ati bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura
papa nubwo yavuzeho ariko nagira ngo tugendane n'akantu ku kandi agasubiza. Afungiye i Cyangugu ndi kumwe na mama mfite imyaka 6. Pasitoro Aniseti yatubwiye yuko Moses Twahirwa atigeze amusura afunze. Muzehe ko atubwiye cyangwa naba numvise nabi? kereka niba ari ukubyibagirwa. Ariko ubundi Moses ntaho muzi aza kunsura ufunze. Ntabyo nzi. Aho ngaho yarabeshye. Aho ngaho rwose yarabeshye nk'uko n'ibindi ari ibyo ajya ahanganye nabeshye. Ingingo ya 3 iragira iti Inkotanyi yakubise ikiboko papa ashaka uburyo yasuhuza kubera babahaga yo gufata ingemu twabazaniye. Yasubiye mu gihome ntamusuhuje. Ahangaha waba warakubiswe n'Inkotanyi ikiboko ugenewe hanyuma ugasubira muri gereza, kuko icyo gihugu cyitwaga gereza ntabwo byitwaga igororero Ijufua, yitwaga gereza. wakubiswe hamwe barakoze muri hanyuma cyo kugiye kumusuhuza bamukubita ikiboko ahita asubira mu gihome atasuhuje. Oya, nta byabayeho rwose, nta wigeze akubita ikiboko. N'abangemuriraga n'abansuraga ari madamu wanjye, n'abo bashiki be navuze madamu yagiye azana mu bihe binyuranye. Nta wigeze ahohoterwa rwose. Aho naho yarabeshye. Aho yarabeshye rwose. Kugeza ku ngingo ya 4. Yego nagira ngo adusoreze kuri izi ngingo bwana na Stazi. Ingingo ya 4 iragira iti papa ni umurinzi w'igihango kuko na Harerimana yaramurokoye mu rugo. Papa yaramurokoye ariko mwene wabo na papa yishe bene wabo na Harerimana. Hari uwitwa Harerimana waba warahishe muzehe Pasitoro Aniseti? Yego byarabaye. Uri umurinzi w'igihango? Ntabwo ndi umurinzi w'igihango, kandi ariko si ukubyihakana, ni uko batora abarinzi b'igihango amakuru bagendeyeho. Ntawaje kuyambaza. Wowe ntabwo wigeze utorwa kuba umurinzi w'igihango? Ntabwo nigeze ntorwa kuba umurinzi w'igihango. Ariko uwo mwana by'ukuri yabaye iwacu mu bihe nyine abatutsi bahigwaga. Uwo mwana rero yabaye iwacu, kandi n'ubu uwo mwana ariho aracyahagaze. Hari mwene wanyu wakoze jenoside wishe mwene wabo n'uwo mwana warokoye? Hari mwene wanyu wakoze jenoside? Hari murumuna wanjye washinzwe kugenda mu bitero. Yego. Kandi yarabihaniwe. Hanyuma nawe yarabyemeye. Nawe yarabyemeye. Abisabira imbabazi. Igihe kigeze arafungurwa. Ingingo ya 5 aragira ati ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze, nongeye kumwiyumvamo baramufunguye. Yambatije muri ADPR ifite imyaka 16. Agira ati Moses aragira ati ufunze ntabwo yigeze agukunda kwiyumvemo, yakwiyumvishemo ari uko wafunguwe. Umubatiza afite imyaka 16. Moses wari hagati yawe na Moses umuhungu wawe wibyariye, mwari mubaje mute mbere yuko yigishwa umubatizo? Ese koko nimwavuganaga rumwe nakwiyumvagamo byari bimeze bite kugeza igihe umubatirije akakira agakiza? Uko twari tubanye
iby'abana mu rugo bari tubanye neza. Birashoboka ko rero umwana kubera ko murabizi iby'abana bato hari igihe bakora amakosa, wamutuma ahantu yagutenguha ukamushakira igishari ukakimunyuzaho. Birashoboka ko utanyiyumvamo avuga hari aho byakomotse. Ariko ugiye nk'umubyeyi uko mba ntareba mu mutima, ntabwo nari nzi ko guhana umwana w'umumineri kandi wawe bwite, kumureba igisure yakosheje cyangwa kumunyuzaho igishari yakosheje, abigiraho icyo nakwita inzika, akabitangaza iki gihe. Ntabwo nari nzi ko biri mu mutima we. Ntabwo wari uzi ko biri mu mutima we. We atangaje ko yakwangaga, yongeye kumukunda ari uko ufunzwe. Ntabwo yagukunze kuko warukoye Harerimana. Ntabwo nibwira ko ari icyo yashaka kuvuga. Sinzi niba ari icyo yashaka kuvuga. Ingingo ya gatandatu nibyo nibwira. Ingingo ya gatandatu iragira iti naraye ndira ubwo First Lady ku batabyumva ubwo ni madamu nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, ati ubwo First Lady yambwiraga ko His Excellency perezida wa Repubulika azambara ishati na hanze, ubwo yabwirwaga na nyakubahwa madamu wa perezida wa Repubulika Jeannette Kagame ko perezida wa Repubulika Paul Kagame azambara ishati Moses Twahirwa yakoze ya hanze, ngo yarayarira iryo joro. Hanyuma ingingo ya karindwi akagira ati sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Mvuga kuko hari n'abandi bategereje kukubaza mubyeyi, twese tuzi yuko Umunyarwanda yaravuze ngo utazizi n'abashatse azi n'ababyaye, icyo ni kimwe. Ubundi aragira ati nta muryango w'uri kigoryi. Ubundi aragira ati hari umugani waduciriye ngo kuryama sinibuka neza, ngira ngo barakusubiramo. Wowe iyo ubona umwana nka Moses wariye ukimara, wahembwaga mu matora y'itorero rya ADEPR baguhemba nk'umukozi w'itorero cyangwa se umunyamuhamagaro, ariko ugaharanira ukavuga uti uyu mwana agomba kugira ubumenyi akiga, ejo azaburwa n'u Rwanda rw'ejo, azagirira umumaro igihugu, bikarangira avuze ko yanga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda bose, kuko yavuze ngo nanga Kagame n'inkotanyi zose. FPR inkotanyi ni umuryango w'abanyarwanda, ntabwo twabyita ngo ni abantu runaka, ni umuryango w'abanyarwanda muri rusange. N'ari Nyamasheke bari muri FPR inkotanyi, bari mu nkotanyi, Rusizi, Nyagatare, mu majyaruguru, amajyepfo, Bugesera, turimo turavuga ndi Bugesera, Kigali yose ni inkotanyi, umuryango w'abanyarwanda. Iyo wumva umwana wawe yihandagaza akavuga ngo yanga umukuru w'igihugu n'abanyarwanda bose muri rusange, niko twabyita, kuko uyu munsi wa none inkotanyi nizo moteri ziyoboye igihugu cy'u Rwanda. Urabifata ute? Urabyakira ute? n'ayahe magambo wabwira nyakubahwa umukuru w'igihugu perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'inkotanyi zose muri rusange, aho wavuga uvuguruza cyangwa se umuhungu wawe umuntu ugenda avuguruza ibyo Moses yavuze, sinifatanyije nawe, ibyo yabivuze nkawe arakuze, ese Moses we uramusaba iki? Jewe nkaba ndumva n'abandiki aho, hanyuma numara gusoza usubije bandastazi bafata ijambo. Murakoze cyane. Moses ibyo yakoze yabikoze ku giti cye nk'umwana, ndamwita umwana kuko ari umwana wanjye, ariko ntakiri umwana, afite imyaka y'ubukure, umuntu uri mu myaka iri hejuru ya 30, ntakiri muto. Rero ibyo yakoze byo kuvuga ko yanga nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu n'inkotanyi zose, ntabwo urwo rwango afite twifatanije nawe muri rwo. Ntabwo rwose ntaho duhuriye nawe muri iyo mitekerereze yataye umurongo. Byaratubabaje cyane,
n'ubu rwose dufite agahinda dukurikije ibyiza umukuru w'igihugu yadukoreye tubyiyerekejeho kandi koko kuba yaragiriye umwana wacu icyizere akaza ku isonga mu guteza imbere ibihangano bye ubwo ndetse afata imwe mu myenda yahanze akayambara ndetse n'umuryango we ni ishema twumvaga ari ishema ry'umuryango ndetse ku buryo n'aho tunyuze twumva dukandagira tugakomeza tuvuga tuti turashyigikiwe kandi koko uko ni ukuri kuzuye rero n'ibindi bikorwa byakurikiyeho n'ibyabibanjirije birimo kumushyigikira ngo yige kugeza ubwo agera ku rwego rwa masters muri ibyo by'ubuhanzi ibyo byose agaciro tubiha ni ntagereranywa mu muryango wacu ariko twatunguwe cyane kandi tubabazwa cyane n'ukuntu ashenya ibyo byose akabisenyesha imvugo ze zirimo urwango kandi izo mvugo n'iyo mitekerereze ntabwo ari iby'umuryango n'ibyo ku giti cye twe rero ahubwo tukomeje ku ruhande rwacu umuryango ababyeyi be abavandimwe be dukomeje guha agaciro ibyo yakorewe n'ubwo we atabibona kubera imitekerereze ye kandi inkotanyi umukuru w'igihugu n'izo nkotanyi avuga twese turi abanyarwanda kandi uko bamukoreye bamushyigikira ni mu rwego rwo gushyigikira umuryango nyarwanda ngo twese twiteze imbere rero ndaguciye mu ijambo Daniel ari i Yerusalemu yasabye imbabazi ku bw'ibi Yerusalemu aravuga ngo mana tubabarire ku bw'abi Yerusalemu wowe hari imbabazi usaba ku bw'umuhungu wawe Moses amahano yagaragaje mu banyarwanda ejo bundi mu gihe gisa nk'iki rwose mbikuye ku mutima imbabazi ndazisaba kandi ndazisabye nkomeje isaba nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda umubyeyi wacu abazi umuryango we umuryango nyarwanda muri rusange n'abacitse cyangwa barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bakozweho ku mutima n'iyi mitekerereze n'imikorere ya Moses mu bihe nk'ibi byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ndagira ngo mu gusaba imbabazi abo bafate mu mugongo babwira ko ibyo Moses yakoze ari ibitekerezo bye ku giti cye atari ibyo asangiye n'umuryango wacu rero Imana ibashyigikire kandi dukomeje kuzirikana ineza yabo ariyo mu gihe gishize ari niyo mu gihe kizaza mushumba uko kumuranyumva anata ndakunda yego ndabumva yagasoza nata muzehe Anisete umwana w'ikirara muri Luka 15 yasabye se imitungo isarayimuha aragenda arayaya yose arayimara uko niko wariye amashuri Moses turahirwa aragenda arahirwa koko nk'uko izina igihugu kiramuyoboka kugeza ubwo umukuru w'igihugu yambaye umwambaro akuye kwa Moses ukozwe na Moses nyuma yaho Moses akaba ahindutse igihugu muri rusange n'umukuru w'igihugu ndetse n'umuryango avukamo muri rusange uyu munsi wa none Moses nk'umwana w'ikirara tuba ariko tubyita aramutse hari abantu bamugiriza inama bakamuba hafi nawe ubwawe akaba yakwandikira agaca ku ruhande ruhinganyuma akakwandikira
akavuga mubyeyi nsabira imbabazi. Moses nicyo wamubwira niba abasha gukurikirana kuko byanga bikunda ari gukurikirana ikaze TV Rwanda ndetse hari n'abagenzi banjye nabo bari ku murongo mu bitangazamakuru twese turi ku murongo zakaza dushyize ku murongo ikaze TV Rwanda abantu benshi bayikurikirana ari benshi ndarizi neza aya magambo Moses arayumva. Uramubwira iki nk'umwana wabyaye batumwe mu Kinyarwanda bw'inda kiri irakirigata uramugaruza amagambo nyabaki nk'umusaza nk'umubyeyi wamubyaye nk'umushumba washunze inama mu itorero rya ADPR. Iyi ni inama yazimye irenda kuzimira irazimira igatongera ariko kandi hashobora kuboneka abungeri bandi ku ruhande hiryo ngiyo baribwira bati wa mwana we warenze akarimbi. Moses uramusaba iki? Moses ndamusaba gusubiza amaso inyuma akareba uburere yahawe mu muryango, yego, akareba uburere n'amahirwe igihugu cyacu cyamuhaye, akabiha agaciro, noneho akivuguruza kandi akivugurura, akivuguruza muri iyo mikorere ye kandi akivugurura niba ibyo akora abikura mu kigare cy'abatekereza igihugu nabi cyangwa bagambirira ibibi kuri cyo, akava muri icyo kigare. Niba abiterwa no kunywa ibiyobyabwenge akabivamo akagaruka mu muryango mugari igihugu cyacu kandi akagaruka no mu muryango wihariye akagendera ku ndangagaciro nyarwanda. Amusabira rero amusabira nawe ubwe imbabazi, yego, ko nka wa mwana w'ikirara nyine afashe icyemezo cyo kwisubiraho. Pastor Aniseti uri kunyumva? Karame, ntabwo ndi bukwemerere gusabira imbabazi umuhungu wawe kubera yuko akoresha ikoranabuhanga kukurenza. yego, umuntu wize kugera ku rwego rwa masters, ntabwo ntekereza ko akurusha amashuri. Ni umuntu wagenze ibihugu utarakandagiramo, ikoranabuhanga rikoresha kukurenza. Ibi bintu arabikurikira kukurusha, na wareka we ubwe akazisabira imbabazi keretse nimba yabigutumye, ariko ntabwo ibyo ngibyo ndi buze kubikwemerera kuko yadusabye mu izina ryiwe. Yavuze ko koza Abanyarwanda arindira Claude, yego, naye numvise avuga ko nawe amusabira imbabazi. Muzehe yavuze ko asabye imbabazi Abanyarwanda babonye ibyo Moses yanditse. Nabyumvise, rindira gatoya. Umuntu twaniranye ijambo, mukecuru nta kintu yatubwiye kandi yakurikiye ibiganiro atuje yicecekeye. Ibyo ari byo byose yagiye yumva uburyo Moses yavuze ko yajyanye nawe gusura ise, ari ibintu byinshi yagiye yumva yituje yicecekeye, ariko nawe hari ikintu Abanyarwanda bababajwe n'ibi bintu Moses yashyize hanze. Mama uranyumva? Ndabumva. Ubu ukurikije ikiganiro twagiranye watubwira iki cyangwa wabwira iki Abanyarwanda? Nkurikije ikiganiro mwagiranye, ikintu nababwira, ikintu navuga nuko ibyabayeho ntiriwe mbisubiramo nk'uko Pastor amaze kubibabwira, ntabwo nabisubiramo n'ibirerere, ariko nifatanije nawe mu byo amaze kubabwira. Noneho nanjye ibyanjye by'umwihariko, ibyo navuga nuko izi nkuru z'uyu mwana wacu twari twaramutoje imico myiza, ahantu yabikuye natwe byaradutunguye, kandi yari umwana mwiza koko nk'uko babibabwiye. Ariko kubera ibyo ahantu yagiye agenda n'icyo ugashaka ko ariyo yabikuye ntitubizi, ibyo nibye byaratubabaje cyane. Twebwe nk'umuryango twarababaye cyane kumva avuga amagambo nk'ariya byongeye kino gihe, mbese avuga amagambo ku mukuru w'igihugu kuriya umuntu wamugenjeje kuri ubwo navuze ntisindi subiramo, mwabyumvise. Byarambabaje cyane, byaratubabaje cyane.
ngira ngo wagiye wumva yuko hari aho yavuze yuko hari urugendo mwagiye mukorana mugiye gusura ise mu gihe yari afunze. Ubundi hari urugendo wigeze ufatanya nawe mu bintu yagiye avuga, hari ukuri wavuga kurimo ibintu yavuze wabyumvise ute? uko nabyumvise biriya bintu nyine koko nanjye narabyumvise, nanjye ndamutse ibi bintu narabyibagiwe, ariko nta biriya bintu byo kwigereza ngo namujyanye gusura papa we muri gereza, nawe ntabwo nari buzafate umwana w'imyaka 6 ngo bagiye kuri gereza gusura papa we, ntabwo ibyo bintu byabaye. Namuze nta kiboko nabonye bamukubita, natwe basura nta kiboko badukubye. Rero kuvuga ngo inkotanyi arabeshya. Anastase Anata ndimo ndakumva. ndumva muzehe twagira ubutumwa umuzehe atanga, wamusaba ko atanga ubutumwa ku banyarwanda muri rusange, ndetse n'abakurikirana imbuga nkoranyambaga muri rusange, aho Moses yanyujije ziriya nyandiko ziwe, hanyuma abanyarwanda nabo bakaba bumvise ko umubyeyi asabye imbabazi mu izina ryiwe ku banyarwanda, kuba yarabyaye ikirumbo, kuba yararumbije, kuba ni wa muryango utabura ikigoryi. Mu yandi magambo umusaza abantu bari batangiye gusesengura bavuga bati uyu mwana yose ingengabitekerezo mu mashereka y'umubyeyi wamwonyeje cyangwa kwa papa cyangwa kwa mama we. Rero urumva ko ababyeyi bitandukanyije n'umwana wabo Moses Turahirwa. Numva icyo twakora ari kimwe, twashimira abo babyeyi, tugashimira Pasiteri Anicet. Hanyuma ikindi kandi twizera yuko twe ntabwo turi mu mutima w'umukuru w'igihugu, turi mu mutima w'abanyarwanda bose. Komantere z'abanyarwanda zizatubwira kandi baramusubiza, usabye imbabazi arazihabwa, kuko umuryacu murayicaye ku ntebe kandi ikibi gihanirwamo kandi kigatabwa iwabo. Rero nibwira ko umubyeyi aragira ati naramwigishije ariko sinamutumye, ati nanezerewe kuba nagize ishema ko umwana wanjye yageze ku rwego rwo kwandika umukuru w'igihugu ndetse n'abayobozi b'igihugu batandukanye, ariko kandi ati nanjye ubwanjye natunguwe ni ugupfisha. Mu yandi magambo yapfishije umwana impagarike. Nibwira yuko rero niba nta kindi wagira twabareka, ahasigaye twavuga ngo turabashimiye Pastor Anicet. Turabashimiye namwe, Imana ibahe. Mwari muvuze ko hari ubutumwa natanga, muragitarutse cyangwa ibyo ubutange rwose, ubutange ntacyo. Ubutumwa natanga ku banyarwanda muri rusange, mereye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'umuryango we, n'umuryango w'abanyarwanda muri rusange. Turagira ngo babwire ko ibyo Moses yakoze bimubarwaho ku giti cye nk'umwana ufite imyaka y'ubukure, kandi atari uburere akura mu muryango, ahubwo ari ibyo yahanze bitewe n'aho akorera cyangwa yagiye anyura mu bikorwa bye. Rero gasaba ko abanyarwanda muri ibi bihe turimo cyo kwibuka bakomeza kugira kandi tuzirikana ineza y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, kandi bakatubabarira twebwe umuryango muri rusange, kubera ko ibyo uriya mwana yakoze ntabwo ari ubutumwa bw'umuryango, ahubwo ni ibye ku giti cye. Rero abumvise ibikorwa bye ari ku nkoranyambaga, ari ababyumvise, ari ababisesenguye, bose turabasabye ngo bihangane, batwihanganire, be kutubarira, be kudushyira hamwe n'iyo mitekerereze ya Moses, kuko twitandukanije nayo. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane namwe. Mushumba Anicet, reka mbashimire. Yego, Reka mbashimire.